tuganire utubwire amakuru yawe. Ese uri uwa hehe, ukora iki? Ko tugusanze hano bimeze gutya, muri make batangira utwibwira. Bayita Sebanama Aimable, nkaba njyewe ntuye mu Cyahafi, kandi nkaba njye nikora akazi ko kwishakira amashashi. Aba ari bwo bufasha bwanjye kandi mbamazemo igihe kinini. Ubu ngubu nta kintu ndageraho, ariko ngize Imana hari ikintu yenda kubera Imana ishobora kuzama ntaba nzi. Uravuga uti ukora akazi ko gutora amashashi, nk'aya yose aba ari hano aba agenda agaragara. Ese bino bimazemo igihe kingana gute? Ubona biragutunze ubuzima kugira ngo uhitemo kuza gukora bino wabitewe n'iki? Ibi ngibi bitewe yuko nta kazi nari ifite, kandi narabati yenda hari igihe bishobora kubikora bikazagira icyo bingezaho, ariko n'ubu ndacyagerageza, nta kintu ndageraho. Ntegereje icyakoza ubu ngubu, ntegereje nimba hari icyo Imana izangenera, kubera njyewe ndacyagerageza kugakora akazi ndacyakishimiye kuba ariko kantunze. Niko kagutunze, kandi burya umuntu ukora aba aruta umuntu wakiba. Guhitamo gukora ni igitekerezo cyiza, ariko ubona kagutunze, ubona hari icyo wifuza? Yewe ngize icyo yenda aka kazi kubera karantunze, nta kindi kintu mbonye akayenda kandi gafite inyungu zizamutse hejuru kurenza aka ngaka, nakajyamo ibiyenda nkabivamo. Ariko impamvu mbikora ntuko gifite ubushobozi bukeya, ariko ibi ngibi ntabwo byishimiye ko yenda bishobora kubikora igihe cyose. Kano kazi ukamazemo igihe kingana gute? Hamazemo imyaka igera nko mu 10. Imyaka 10 ukorera hano cyangwa ukorera mu mujyi wa Kigali ugenda uzenguruka, wo bigenza gute? Mu mujyi wa Kigali nzenguruka, ariko nkakorera nkabariho nkaba iseta ari iyi ngiyi nkorera. None ni iseta ni iyi ngiyi ukoreraho, niho ukorera akazi ka buri munsi, niko kagutunze gatumye uba muri Kigali, aho kugira ngo ujye gusabiriza cyangwa ujye kwiba wahisemo kuza gukora kano? Nahisemo kuza gukora kano kuko nabonaga n'ubundi hari icyo kazangezaho, ariko nanone ndacyashakisha. Ni byiza cyane, wagize igitekerezo cyiza cyo kuvuga uti aho kugira ngo nibe cyangwa nsabirize, reka ngende nkore akazi. None ano mashashi utora uyajyana hehe? Hari ababa bayagutumye, amafaranga uyakuramo gute? Ni bande baguhemba? Aya ngaya ano mashashi bafite abantu b'abakiriya bayantumye, bafungamo tungurusumu, ibirungo, bakapfunyikiramo yenda n'abakiriya baje guhaha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nk'aka gafungo kamwe nkagurisha 200, nk'aka ngaka nkakagurisha 200. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo mfunze nk'utu ngutu tubiri ni 400, utu ngutu 500, 600, kuko ari 3 kumura tubona gutya, kuko ari 3, nkaba nafunga utw'100 tuba ari 7. Ubwo nibwo uko nguko ariko ngurisha nyine nta kundi. Ubwo ku munsi ushobora gukorera nk'amafaranga angahe? Ku munsi ushobora gukora nk'ibihumbi 3. Ushobora gukorera 3,000? 3 ndabibona. Bivuye muri ano mashashi abantu baba bajugunye babona ko nta kamaro afite. Ndabibona 3, kandi nawe biterwa n'uko n'amashashi nabonye ko angana. Iyo nabonye menshi na bine ushobora kubibona. Ariko hari n'ubwo aba make ukaba wakorera n'igihumbi cyangwa 500. Hari kubitewe n'ukuntu yabaye make, hari igihe na 2 mbikorera, biterwa n'ibyo nayo nabonye ko angana. None ufite umugore n'abana, ufite umuryango cyangwa urakibana? Jewe nta mugore mfite, mba mu rugo gusa, ariko ndenda kuzamushaka, ariko nta mugore ndagira gusa. Ariko nyine mbana na mushiki wanjye na mama wanjye gusa, nkaba mba mu Cyahafi. Uba mu Cyahafi? Niho wavukiye cyangwa niho mwimukiye? Kubera njyewe aho navukiye kavukire yanjye neza, aho naho nkodesha, ariko kavukire yanjye njye ni Butare,
aho bita Ingoma. uri umunyabutare, abanyabutare mwakuye amaboko mu mifuka, ntago mwahitamo kuza gukora ibintu bindi bibi, ahubwo muhitamo muti mu gihe mbonye amahirwe yo kugira ikintu nkora ngomba kugikora, kandi ni na gahunda yo gusukura umujyi, kuko bavuga ko amasashi ateza umwanda mu mujyi, ariko uba uri kubikora nk'akazi kandi ugakura nk'amafaranga. Nta gihe umujyi wa Kigali wari wakugeraho ukubwira ati dushaka ko ujya muri zino kampani zikora isuku cyangwa? Njyewe n'ubundi abakoresha n'ubundi bakorera mu muhanda n'ubundi bambi bafashamo kandi tuba tuziranye. Haravuga ati aho uzaba ugenda ubona n'umwanda ujye uwudufatira, wadushyira nk'ahantu uwukuye mu muhanda ukawushyira nk'ahantu nyine hagomba kujya ibishingwe habugenewe. Nkagenda nanjye mbafasha muri urwo rwego, uko nanjye mbashaka izi mari muri z'amashashi, ati nanjye nyine nkajya nkora isuku nyine aho mbonye umwanda wose nkutoragura nkushyira ahabugenewe. Ubwo aya masashe niyo ukuramo mazima ugenda ushyira ba bandi wavuze bayakoramo, bayafungamo za tungurusumu